Ikaze rero kuri wowe uba wahisemo gukurikira M24 TV mu makuru yacu ya buri munsi tuba twabateguriye tugenda tubagezaho. Mwese rero mbahaye ikaze no mu zindi nkuru turimo turagenda tubategurira. Reka mfate uyu mwanya by'umwihariko nshime buri muntu wari we wese uba wagize uruhare mu nkuru zacu ziba zagiye zitambuka, abakoze kuri subscribe, abagiritse ku kazogera, abakoze like ndetse n'abatanze ibitekerezo muri comment mu nkuru zacu tuba twabateguriye. Mwese ndabashimiye cyane. Mu buzima busanzwe rero bwa buri munsi, yaba umuntu yamenyaga iherezo rye akamenya uko ubuzima bwe buzarangira, hari bimwe mu byo yakora, hari n'ibindi yareka gukora kuko abazi ko rero ntacyo bizamumarira cyangwa se ntacyo bizamugezaho. Hano hari umunyeshuri rero umwana ukiri mutoya, ni inkuru ibabaje, ni inkuru iteye agahinda. Ni umunyeshuri wari urangije muri UR, akaba ari kaminuza y'u Rwanda, akaba yitabye Imana aguvuye gufata ikanzu ya graduation. Wabyumva rero kumva ari ibintu biteye agahinda cyane, kuko umuntu abarangije amashuri ye yitegura kuba ya graduatinga, ubwo rero uyu nyakwigendera yavaga gufata ikanzu ya graduation akaba yahise yitaba Imana mu gihe yararangije amashuri ye muri kaminuza y'u Rwanda ku bijyanye n'uyu mwana w'umuhungu. Ndaje rero turambure iyi nkuru ku buryo burambuye. Ni inkuru y'akababaro, ni inkuru y'agahinda buri muntu wari we wese ashobora akumva ko ibabaje. Nubwo rero tugenda tugaruka kuri byinshi bigiye bitandukanye, ariko hari ibintu biba bibabaje rimwe na rimwe tuba dukwiye kumva, ndetse tukaba ubwacu natwe kuri iyi si twasaba Imana rero kugira ngo izaduhe iherezo ryiza, ndetse no kuzadufasha kugira ngo ibyo twakoze byose ndetse n'ibyo duteganya gukora bitazatubera impfabusa. Niyo M24 TV, mwese mbahaye ikaze muri iyi nkuru. Mukomeze mukore subscribe, munanyeganyeza akazogera, tuze turebera hamwe byinshi bitandukanye ku bijyanye n'urupfu rw'uyu nyakwigendera, icyaba cyamuhitanye nyuma yo kuva gufata ikanzu, kuba yiteguraga gukora graduation. Niyo M24 TV, muhawe ikaze muri iyi nkuru. Uyu nyakwigendera rero nk'uko umubona ku maso, urabona ko ari umwana w'umusore ukiri muto cyane, afite imyaka mito cyane. Akaba ari umunyeshuri witwa Bizimana Pierre, wari urangije muri kaminuza y'u Rwanda mu ishami rya Huye mu bijyanye na finance. Yitabye Imana rero ngo avuye gufata ikanzu ya graduation, nk'uko amakuru akomeza kugenda atugeraho kuri M24 TV. Bizimana ngo yaguye mu mpanuka yabereye ku Kamonyi nimugoroba. Abaziranye rero n'uyu nyakwigendera bavuga ko yari umuhungu w'umudivantiste ukomoka mu karere ka Kamonyi. Imana imwakire mu bayo. Ndahimana Sylvain, wari inshuti ya nyakwigendera, yatangarije ikinyamakuru Kwezi dukesha inkuru ko Bizimana yari umuntu uzi kuganira, akaba n'umufana ukomeye wa Barcelona. Yagize ati, yari umuntu usabana n'abantu bose, mwateraga blague, yari umufana wa Barcelona, yari umuntu ubona ko nta ribi rigenda. Ndahimana avuga ko rero yabanye na Bizimana mu gipangu kimwe imbere yuko ajya kwiga muri UR Huye campus. Hanyuma ngo nyakwigendera we imyaka 3 ya mbere yayize i Kigali muri UR CBA mu mwaka wa 4, gusa niwo yize i Huye. Amashuri yisumbuye Bizimana Pierre yayize i Kibeho. Imodoka y'ikamyo rero yamugonze ku mugoroba wo ku itariki ya 4 Ugushyingo 2019 avuye gufata ikanzu ya graduation i Kigali. Graduation y'abanyeshuri barangije muri kaminuza iyo mwaka iteganyijwe ku wa 5 w'iki cyumweru ku itariki ya 8 Ugushyingo 2019. Bivuze ko rero Bizimana yitabye Imana abura iminsi 4 gusa ngo akore ibirori byo kurangiza kaminuza. Ni inkuru ibabaje, ni inkuru iteye agahinda. Urumva rero uburyo byagenzemo n'uburyo byamugendekeye ku bijyanye n'uyu nyakwigendera, birababaje cyane. Rero nta kindi twavuga ngo usibye kuba twavuga ngo inshuti n'abavandimwe mukomeze gufata mu mugongo umuryango w'uyu nyakwigendera, ikindi kandi Imana ikomeze kumuha iruhuko ridashira ku bijyanye n'uyu mwana w'umusore wari ukiri mutoya, yaba rero mu myaka ndetse no mu gihagararo, akaba yatuvuye muri rasize impanuka y'imodoka. Ubuzima bw'umuntu kuri iyi si burangira mu buryo butangaje, ariko cyane cyane ibyo umuntu aba yarakoze byinshi bigiye bitandukanye n'ibyo nyakwigendera cyangwa se umuntu uvuye kuri iyi si yibukirwa. Iyo wakoze ibyiza, ibyo byiza biraguherekeza. Iyo wakoze bibi kandi urategereza rero ku munsi w'urubanza, nk'uko bajya bakunda kubivuga, niba uwo munsi uzabaho koko ukaba wagirirwa imbabazi, cyangwa se ukaba hari ubundi buryo ushobora kuba wahanwamo, nk'uko abenshi bakunda kubigarukaho, cyane cyane rero abemera ibijyanye n'imyemerere igiye itandukanye, bakanemera ko rero iyo umuntu yakoze ibyaha kuri iyi si
cyane cyane bavuga ko ajya mu muriro, hari n'abandi bavuga ko hari ubundi buzima umuntu abamo nyuma y'ubu buzima bwo kuri iyi si. Gusa ibi byose rero tugenda tubivuga ariko ntabwo wamenya ngo bigenda gute. Gusa icyo dusaba tunifuza ndetse nanasabira buri muntu uwo ari we wese, cyane cyane mu bakunzi ba IM24 TV, uko buri muntu yazagira iherezo ryiza. Ikindi rero hari abantu rimwe na rimwe kuri iyi si usangaho cyangwa se ugasanga babayeho mu buzima nakwita ko batazi icyo bashaka. Ugasanga umuntu abayeho mu buzima bw'ibyaha, mu buzima bw'ibikorwa bibi, ubuzima bw'ubugambanyi, bw'ubugizi bwa nabi, nyamara ukumva ko rero wowe iherezo ryawe ryazagenda neza. Ni ngombwa ko rero umuntu yumva ko mu byo akora byose akwiye kuzirikana ko umunsi azaba atakiriho n'umunsi azaba avuye kuri iyi si hari byinshi abantu bakwiye kuzamwibukira. Ibi ngibi rero bikamuha uburenganzira ndetse n'ubushobozi bwo kuba yakora ibyo agomba gukora kandi akabikora mu buryo bwabwo. Hari umuntu umwe rero wavuze ngo akora ikintu cya nyacyo mu gihe cyacyo, ukora ikintu cya nyacyo mu gihe cyacyo kandi ukagikorera mu gihe gikwiye, nk'uko abantu bajya bakomeza kubivuga. Kuba kuri iyi si rero bisaba kwihangana, guca bugufi ndetse no guhangana. Ibyo byose rero iyo ubibashije kubibamo, ukabamo muri ubwo buzima, ukihanganira ibikugerageza, ukihanganira byinshi bigiye bitandukanye unyuramo, biragufasha kugira ngo uzagere ku mpera nziza, cyane cyane mu gihe twese tuzaba tuvuye kuri iyi si. Isi rero wayijeho ariko ugomba guharanira kuyisiga uko utayisanze, nk'uko rero bajya bakunda kubivuga. Twari turi rero ku bijyanye n'umunyeshuri wari urangije muri UR witabye Imana avuye gufata ikanzu ya graduation. Ku bijyanye na nyakwigendera, yaburaga iminsi igera kuri 4 kugira ngo akore ibirori bisoza amashuri ye ndetse nawe yinjire mu barangije kaminuza, hanyuma atangire kuba yakoresha ubumenyi bwe ahatana ku isoko ry'umurimo. Ariko ntabwo ariko bigenze. Imana rero yamukunze kumurusha, nk'uko bajya bakunda kubivuga, niyo rero ibashije kuba yamutwara ikaramuhamagara rero ku bijyanye n'uyu mwana w'umuhungu wari ukiri mutoya. Reka rero tukwifurize kugira iruhuko ridashira ku bijyanye nawe Bizimana Pierre witabye Imana. Imana rero ikomeze kubana nawe. Hanyuma tugufitiye izindi nkuru mu kanya tugiye kuza twerekeza mu karere ka Bugesera, ngo grenade rero ikaba yatewe hari mu karere ka Bugesera, nk'uko amakuru akomeza kugenda atugera. Ikaba yakoturikanya abakozi b'uruganda, ihitana umwe, hakomereka abagera kuri 5 hariya mu karere ka Bugesera mu ntara y'Iburasirazuba. Turava mu karere ka Bugesera rero twerekeze mu gihugu cy'u Burundi ku bintu rero biteye urujijo cyane kuri General Gervais Ndakugarika rero washyizweho na perezida w'iki gihugu Pierre Nkurunziza. Nyuma y'iminsi mike ashyizweho rero hakaba habayeho igisa no kwivuguruza ku bijyanye n'umwanya wari wahawe uyu mugabo. Ibi byose rero bishingiye kuki nibyo tugiye kuza turebera hamwe hari mu gihugu cy'u Burundi kuri Gervais Ndakugarika, ndetse tunarebera hamwe byinshi bitandukanye hano mu karere ka Bugesera bigaruka kuri iyi grenade yatewe hano mu karere ka Bugesera. Iyi niyo IM24 TV rero inkuru zacu nakagaruka. Ndashima buri muntu wari wese rero uba watanze ibitekerezo bye 5 kuri 5, uba witanze agakora subscribe kuri channel, ababa bakiritse kukazogera kugira ngo baba bambere mu kuba babona inkuru zacu mu gihe tuba tumaze kuziterekaho. Mwese ndabashimiye, nshima by'umwihariko n'abantu baduhaye ibitekerezo byanyu muri comment rero n'uburyo bwiza budufasha kugira ngo ibyo mukeneye ndetse n'ibyo mutunenga n'ibyo mudushima byose tubashe kuba twabikora, kubera ko duhari ku bwanyu, mudahari ntabwo twaba duhari. Niyo mpamvu rero amakuru yose tugomba gutegura ndetse no kubagezaho tuba dushingiye ku byifuzo byanyu 5 kuri 5. Niyo IM24 TV rero ibitekerezo byanyu tubiha agaciro. Niyo mpamvu rero ubusabe bwanyu aribwo tubanza mbere y'ibindi byose ku bijyanye n'ibitekerezo muba mwagiye muduhakurikirana. Amakuru rero arimo kuri amakuru kandi atarimo ibihuha, amakuru agufasha kuba wamenya byinshi bitandukanye mu byo tugenda tugarukaho byabwiriwe bizenguruka imbuga nyinshi ziba zitandukanye. Tuba dufite amakuru rero y'ubukungu, tuba dufite amakuru ya politike, imyidagaduro, ubumenyi, siporo ndetse n'ibindi byinshi bivugwa muri industry
muri industry rero ijyanye n'amakuru, ibyo byose akaba ari byo tugenda tukugezaho gatanu kuri gatanu. Ni M24 TV rero, reka mfate uyu mwanya nshimira mwese muba mwagize uruhare mu nkuru zacu gatanu kuri gatanu. Rero nshimira namwe mwakurikiye iyi nkuru yacu ku bijyanye na nyakwigendera rero witabye Imana akiri mutoya, ari umwana warurangije amashuri ya kaminuza, ari umwana wari ufite byinshi akeneye gukorera igihugu, ari umwana wari ufite byinshi umuryango we wari umwitezeho, inshuti ze, abavandimwe be, ariko ibi byose rero bikaba byarangiye mu ijoro ryo kuri uyu wa mbere ku mugoroba ubwo yagongwaga n'ikamyo ku bijyanye n'uyu nyakwigendera warurangije muri kaminuza y'u Rwanda mu bijyanye rero na finance. Imana imuhiruko ridashira, Imana ikomeze kwita kubo mu muryango we, ikomeze kubafata mu mugongo ndetse inakomeze kubagirira neza, cyane cyane rero mu bihe nk'ibi ngibi by'akababaro. Iyi ni M24 TV, inkuru zacu nakagaruka. Bye bye.